cyangwa se yatashye ubu bukwe mu by'ukuri, ngo afite crise, afite ikibazo cy'amafaranga, akaba ari nacyo cyamuteye kuba ngo yaragiye ku ngofero cyangwa se igiseke abandi bari barimo baturiramo, we mu gihe cyo gutura ahubwo we akayakuramo. So rero yari asigaranye yaba yarayaguzemo ishati yakoresheje ataha ubukwe bwa Miki na Aga Promota. Miki yari kumugarukaho avuga ati uyu muntu, cyane cyane ko bari n'inshuti mbere, buriya umuntu ntabwo yajya kukwambarira, umuntu ntiyajya kugutahira ubukwe mutari inshuti. Soroba we ariregura akavuga ati amafaranga yari yamushiranye, ariko Miki we ntabwo yanyuzwe n'icyo cyemezo cy'uko uyu mugabo Soroba yaje akaba yakora aho abandi bari barimo batura cyangwa se begeranyiriza amafaranga, we aho kugira ngo ayashyiremo akayakuramo. Ishusho agenda amugaragaza ko atubaha umugabo we, ni ibintu biri kuvugwa haba kuri za Instagram, zaba za TikTok, agikundana na Zaba Miss Skol, ukabona uburyo baciringaga, uburyo yamwubahaga, abantu bakahita bavuga ati uru rugo rero uyu mukobwa Linda ntago yubaha uyu mugabo, ariko Linda ari umugabo we nabo bari muri izo couple zikora amaplanka. So rero muri izo planka zose bagaragaza ko Linda tubaha umugabo we. Gitafu uyu nguyu Scovia yemeje ko agiye kumutangira ikirego muri RIB. Uyu Gitafu arahamywa ngo kuba ngo ari gusohora indirimbo ngo ziri kwangiza urubyiruko. Uyu asohora indirimbo ikaba yamuviramo gufungwa, yaba yararirimbyemo bikoze icyaha, ni ibihe? Eyo Bruski, uyu ni P1 Promoter, iyi ni Truth TV Rwanda, ndongeye ndagarutse by'umwihariko muri ya makuru nabasezeranyije umunsi ku munsi nzajya mbagezaho. So uyu munsi rero n'ubundi nk'ibisanzwe turibanda muri ya entertainment yacu, turebera amakuru ari hanze yashyushye by'abantu bari gukurikirana cyane kurenza ibindi. So turaza guhera ku nkuru rero ya Soroba uvugwa ko yibye mu bukwe bwa Miki na Aga Promota, ariko by'umwihariko ikiganiro uyu mugabo yaje gukora nyuma y'ubu bukwe aremeza neza yuko yakoze ubu bukwe cyangwa se yatashye ubu bukwe mu by'ukuri, ngo afite crise, afite ikibazo cy'amafaranga, akaba ari nacyo cyamuteye kuba ngo yaragiye ku ngofero cyangwa se igiseke abandi bari barimo baturiramo, we mu gihe cyo gutura ahubwo we akayakuramo. So rero Soroba yireguza ko amafaranga amwe yari asigaranye yaba yarayaguzemo ishati yakoresheje ataha ubukwe bwa Miki na Aga Promota. Ariko se nkibaza nkavuga ni byari ngombwa ko ibi ngibi yari bubikore, cyangwa se ku mugani we ni komedi yakinaga? Ukibaza rero ukareba ibyo ngibyo byose ukabona nta hantu mu by'ukuri biri buze guhurira, ariko ukabona neza yuko mu by'ukuri bitari ngombwa kuba Miki yari kumugarukaho avuga ati uyu muntu, cyane cyane ko bari n'inshuti mbere, buriya umuntu ntabwo yajya kukwambarira, umuntu ntiyajya kugutahira ubukwe mutari inshuti. Bikaba ariyo mpamvu rero byatumye uyu mugabo cyangwa se Soroba we ariregura akavuga ati amafaranga yari yamushiranye, ariko Miki we ntabwo yanyuzwe n'icyo cyemezo cy'uko uyu mugabo Soroba yaje akaba yakora aho abandi bari barimo batura cyangwa se begeranyiriza amafaranga, we aho kugira ngo ayashyiremo akayakuramo. So ni ikintu rero kirimo kiragarukwaho, kivugwa cyane kuri iyi mihanda, ukabona ko ari n'ikintu giteye inkeke, giteye ikibazo ku basitari bacu bo muri showbiz. Njye narabibabwiye ngo bagenda basinya amakontara y'amafaranga menshi, ariko nyuma y'ibyumweru bingahe batwereka realite y'uburyo babaho. Ariko mu by'ukuri Soroba njye namwumva, nubwo iki cyemezo njye ntagikora, nubwo naba nta mafaranga mfite, ariko kugenda ukajya mu mafaranga ugatoramo ugakoramo ibyo ari byo byose, Imana ishobora kuba yaramubwiye ati mwana wanjye rero nta tike uri bubone, dore amafaranga ngaya, ikorere n'itike yawe iri bugutahane. Kandi Soroba nawe niko agenda abyireguza abisobanura. So rero Soroba aravuga ati ngewe agana Miki ni inshuti zanjye, cyane ko birumvikana ntabwo wajya kwambara abantu mutari inshuti. Ariko Soroba gukora muri iki giseke, bamwe baragushinja ko wibye, abandi bakakubwira ati rata ntabwo wibye kandi video iri hariya. So rero ubwo buri wese ahitemo ibye, afatemo ibye, ariko nuko mu by'ukuri Soroba icyabimuteye kuba yarafashe ariya mafaranga, nuko amafaranga yose yari afite yari yaguze ishati yajyanye mu bukwe, arareba aravuga ati n'ay'akamoto ntaza kuyaguza nkayabura, reka
nikorere mu giseke aho Imana bari kuyiturira rwose, nuko Soroba yakuyemo kimwe cya cumi mu yo bari bahaye Imana rwose nawe aritahira, nuko byagenze. Ariko Miki hariya kuba waramuteje niba nabyita abantu ku mushuti wanyu nk'uriya, ntabwo byari sawa cyane, ntabwo byari sawa. So amakuru rero yacu tuyakomeje nk'uko mugenda mbikubwira, amakuru tuba dufite menshi. Turagaruka ku nkuru y'uwo bita Linda ndetse n'umugabo we. Abangaba ni abasitari hano, reka mbivuge ko ari abasitari burya iyo abantu bazwi bashobora kuvugwaho baba ari abasitari mu gihugu. Linda uyu muramuzi, wakinnye amafilime agiye atandukanye. Uyu mukobwa yaje no kwitabira Miss Rwanda aza kwikuramo, murabyibuka. So yaje kuvugwaho cyangwa se yagaragaye mu rukundo rw'igihe kirekire na Zaba Miss Edcor, uyu nawe ni umukinnyi wa filime. So ni inkuru ndende rero, ariko by'umwihariko ndashaka tugaruke mu biri kuvugwaho muri iyi minsi. Uyu Linda mu mavideo muri buze kugenda mubona, ndaza kugenda mbashyirira kuri uru rubuga, ni amashusho agenda amugaragaza ko atubaha umugabo we. Ni ibintu biri kuvugwa haba kuri za Instagram, zaba za TikTok, bakagenda bakata utwo tuvideo, by'umwihariko ukahita ubona yuko nta discipline ashyiramo iyo bari kumwe. Ariko abantu bakagarura amavideo agikundana na Zaba Miss Edcor, ukabona uburyo baciringaga, uburyo yamwubahaga, abantu bakahita bavuga ati uru rugo rero ntiruzaramba. Njyewe mvuga ibyo mbonye ku mbuga, mvuga ibyo nasomye, mvuga amakuru natohoje, abantu bakavuga ati rero uyu mukobwa Linda ntago yubaha uyu mugabo. Ariko by'umwihariko mu by'ukuri bakavuga ko ari show business baba barimo, ari amaplank baba bari gukora, cyane cyane yuko ikupure ikora amaplanka ya mbere cyangwa se iri mu za mbere niyo ngiyo twari turimo tugarukaho agana Miki. Rero Linda ari umugabo we nabo bari muri izo couple zikora amaplanka. So rero muri izo planka zose bagaragaza ko Linda tubaha umugabo we. So rero ni ikintu cyo kwitega, cyangwa se bikaba ari planka mu by'ukuri, ni ikintu cyo kwitega tukarebera hamwe koko niba uku ari ukuri. So rero by'umwihariko ntago njye ndi butinde kubera ko amakuru mba mfite menshi kandi ngira ngo mbategurire n'ayandi. So by'umwihariko ndakuza gukomereza kuri Gtafu uyu nguyu Scovia yemeje ko agiye kumutangira ikirego muri RIB. Uyu Gtafu arahamywa ngo kuba ngari gusohora indirimbo ngo ziri kwangiza urubyiruko. Uyu Gtafu rero ashobora gufungwa. Uyu Gtafu ashobora gufungwa, inzego z'u Rwanda cyangwa se inzego z'ubutabera zishobora kumukurikirana kubera ibintu agenda aririmba. Ariko se mu by'ukuri Gtafu niwe waba aririmbye ibintu bishobora kuba byagumura urubyiruko? Ibyo ni ibintu byo kwibazwaho, ndetse ni n'ibintu dushobora kwibaza, se indirimbo noneho bigeze aho umuhanzi asohora indirimbo ikaba yamuviramo gufungwa? Ese ibintu yaba yararirimbyemo bikoze icyaha ni ibihe? So ibi ngibi rero nibyo turi gukomeza tugenda dukurikiranira hamwe. So aha rero Scovia ati yagiye arajya muri RIB, byatewe n'iki? Byaturutse he? Uyu Scovia baje kumufata, mu by'ukuri bahita bafata indirimbo ya Gtafu, bahita bafata, ngira ngo murabizi bya artificial intelligence AI. Iyi video ya Scovia ari kubyina indirimbo ya Gtafu, ni ifoto bafashe bayihereza artificial intelligence, noneho izi mashini ziyikora mu buryo bw'imbyino ari kubyina indirimbo ya Gtafu. Iyi video yanasakaye mu gihugu cyose. Niyo mpamvu rero Scovia yavuze ati byibura iyo aba yari n'indirimbo nzima, ariko kuva ari izi ndirimbo zirimo ibi bintu, why not uyu Gtafu ntamujyana kuri RIB? Akaba ari icyo ngicyo rero gihari. Gtafu mu mashusho yaba yahise asohora arimo arirenganura avuga ati, ariko bigaragara ko ibintu yabonye ko noneho biri seri. Ariko by'umwihariko turaza kumva icyo inzego zibishinzwe ziri butangaze niba iyi ndirimbo ya Gtafu irimo amagambo agize icyaha, cyane cyane yuko buriya hahita hakurikiraho kugira ngo Gtafu aburirwe, Gtafu agirwe inama y'umurongo w'indirimbo yajya agenderamo, akareka ibingibi ngo kubita ngo kuri n'iki. Ibingibi rero so ni ibintu biraza gusubirwamo n'inzego. Niba nawe agiye kugarura inyoni yaridunze iri mu giti, abitubwire neza cyangwa se abisobanurire abanyarwanda. Ariko Gtafu nawe aravuga ati, ubundi abanyarwanda indirimbo yanjye bayikunze n'iki?
indirimbo yanjye ko njyewe nayikoze njye niririmbira biri aho bya komedi, ubundi abanyarwanda kubera iki bahise bayikunda cyane. Ariko iyi ndirimbo ifite ubutumwa, Gitafu mu by'ukuri we agomba kujya kubisobanura muri RIB. Nyamuneka ntimugire ngo ibi ni ibintu ndimo nganira aha ngaha ku mbuga nkoranyambaga byasesekaye ko uyu Gitafu rwose kereka nibibi bihinduka ashobora kwitaba inzego zibishinzwe akajya gusobanura iby'iyi ndirimbo yaririmbyemo ngo kubita n'ibiki byose ibintu nk'ibyo ngibyo. So by'umwihariko rero kanda subscribe tujye tubana gatanu ku kandi, akora kuri iyo nzogera ibiganiro byose nkora bijye bihita bikugeraho. Ino ni Truth TV Rwanda, njyewe ndi B1 Promoter. Amakuru yacu nk'ibisanzwe murabizi nakagaruka, noneho ngiye kongeramo ikirungo bibe umunsi ku munsi. Mwakoze cyane.